Ndabasuhuje kandi mbaye ikaze kuri BVI Empire. Wari uzi ko hari ibintu 8 bibuza abantu benshi gutera imbere kandi atari uko babuze amafaranga cyangwa se atari uko babuze uko babigenza. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu 8 bibuza abantu benshi gutera imbere kandi bashaka gutera imbere ariko bakaguma mu bukene. Nujye kure y'iki kiganiro rero njye ugiye kukikugezaho, nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni BVI Empire. Ubaye uri mushyashya ukore subscribe kuko hano tunyuzaho ibiganiro bitandukanye bifasha abantu kugera kuri financial freedom. Harimo business, harimo bank, harimo inguzanyo, harimo entrepreneurship, harimo CRB, harimo tax n'ibindi byose bifasha abantu gutera imbere. So, nujye kure rero y'iki kiganiro. Let's go. Nongeye kubaha ikaze kuri BVI Empire. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu 8 bishobora kukubuza gutera imbere. Ibi bintu 8 bishobora kukubuza gutera imbere ntabwo ari wowe gusa, kuko hari n'abandi bijya bibuza gutera imbere. Ikintu cya mbere ni social life and fun. Ni ukuvuga ngo ibintu bijyanye cyane cyane n'amakwe, ibintu bijyanye n'ibirori, ibintu bijyanye no gusohokera ahantu hahenze, guhora mu birori, guhora mu house party, guhora mu mabidi atandukanye, guhora wasotse n'ikigare, peer pressure cyangwa se kugendera mu kigare. Cya kigare buri gihe gihora kituma uspending amafaranga winjiza. Iki kintu cya social life na fun cyangwa se cyo kwinezeza, muri ibyo bintu nkubwiye harimo nk'ubukwe, harimo ibyo byose nkubwiye. Ibi ni ibintu bigutwara amafaranga buhoro buhoro, ugasanga ntutera imbere kubera ko guhora muri ibyo bintu bitandukanye. Kuko nujya muri ibyo bintu bigutwara amafaranga, bizagusaba guhora wambaye neza, bizagusaba guhora ugaragara neza. Icyo gihe rero ntabwo ushobora gutera imbere niba utigomwe ngo ugabanye ibintu by'ibirori bitari ngombwa, ugabanye kujya mu tubari, ugabanye kujya mu bigare bituma utakaza amafaranga, ugabanye gusohokera ahantu hahenze cyangwa se gusohoka henshi. Ibi bintu nutabigabanya bizakubuza gutera imbere. Hari umuntu uba ufite inshuti buri weekend zikaba zasotse kandi zagiye gusohokera ahantu hakomeye. So ibi ni ibintu rero bigutwara amafaranga, bishobora gutuma udatera imbere. Hari abantu benshi nzi byagiye bikinisha bagasubira ku isuka kubera guhora mu mapati cyangwa se mu birori, bya bindi bibashimisha, mu myidagaduro yindi bashimisha, bagahora mu bukene kubera ko baspending amafaranga muri ibyo bintu. Ikintu cya kabiri ni ugushaka kwemeza abandi bantu. Iki ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko niba umuntu ashaka kwemeza abandi, bivuze yuko ndaguha urugero. Hari igihe umuntu ashaka kwemeza abandi agura imodoka ihenze, nta n'inzu agira, nta n'ikibanza, agura imyambaro ihenze y'amamarike, agura inkweto zihenze, amasaha ahenze, aba mu nzu zihenze akodesha. Bya bindi byose bishobora gutuma ushaka nyine kwemeza abantu kugira ngo abantu barebe ko bakurebe, babone ko nyine uhenze cyangwa se uri umukire kandi muri make utari umukire. So gushaka kwemeza abantu rero cyangwa se kwishyira ku rwego utariho ni ikintu nacyo gishobora kugushyira mu bukene. Niba wari ufite urwego wari umaze kugeraho ugahita ugwa mu bukene ugakena kubera ko waspendinze cyangwa se watakaje amafaranga yawe mu bintu bitari ngombwa. Iki kintu rero niba uzi ko ugira gahunda yo gushaka kwemeza abantu kugira ngo ugaragare neza, kugira ugaragare mu cyiciro utarimo, ibyo bintu uramutse ushaka gutera imbere wabigabanya kubera ko si byiza. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu adatera imbere akajya mu bukene ni ibijyanye na entertainment cyangwa se imyidagaduro. Iyo tuvuze imyidagaduro ni uguhora mu bitaramo wishyuye amatike, no kuba kuri social media ubuzima bwawe bwose,
amafaranga yawe yose, umwanya wawe wose ukaba kuri social media, guhora mu mafilime. Hari umuntu utangira filime y'amaseri akarinda yirangiza umunsi ukira amasaha 3, 4, 5 akumva ntiyayicikiriza. Ibyo bintu muri make n'ibijyanye n'imikino, guhora mu mastade, guhora wagiye mu mipira kureba umupira mu tubari, ngo ikipe yacu yatsinze, umutoza wacu turamwirukana nta kintu amaze, umukinnyi wacu turaje tubakubite. Ibyo bintu ni byiza, ariko ntabwo ari byiza kubihoramo, ntabwo ari byiza kubiha umwanya munini mu gihe uzi yuko nta kintu winjije gifatika. Ibyo bintu rero bya entertainment cyangwa se imyidagaduro nabyo biri mu bintu bishobora kugukenesha, kubera ko ushoramwe amafaranga hanyuma byarangiza bikagutwara n'igihe. Buriya umwanya ukoresha ibyo bintu uri mu myidagaduro iyo byose navuze, wakagombye kuba wakozemo ikindi kintu. So rero niba ushaka gutera imbere, biragusaba ko ibintu by'imyidagaduro bigutwara igihe, bikagutwara n'amafaranga, ubigabanya. Ikintu cya kane ni ukuryama. Hari abantu benshi bakunda kuryama, my friend, agakunda kuryama ku buryo ashobora kuryama amasaha 8 y'ijoro, no ku manywa akaryama ayandi 8. Already umunsi ugizwe n'amasaha 28. Niba umunsi ugizwe n'amasaha 28 ukaryamamo 16, urumva amasaha usigaje aragufasha iki? Niba rero ukunda kuryama, abantu bakunda kuryama akaba afite n'akazi ariko akavuga ngo ndikorera, reka ndyamire, ninjye boss w'ikigo runaka, reka ndyamire, ninjye boss wa business yanjye, reka ndyamire. Ibyo bintu byo kuryama uba utakaje umwanya, utakaje n'amafaranga. Umwanya ni amafaranga. So niba rero ukunda kuryamira, my friend, ntabwo ushobora gutera imbere. Ibi biri mu bintu bishobora kugusubiza inyuma bikagukura ku rwego wari uriho. Niba uzi kugira ibitotsi byinshi, ukaba ukunda gufata igihe kinini mu buriri uryamiriye, uri ahubwo uri ku social media, uri ku matelefone, ibyo bintu bigabanya inshuti yanjye, ntabwo ari byiza, ntabwo ushobora gutera imbere. Hari n'abantu baba bafite akazi, hari ukuntu ushobora kuba ufite akazi ukora amasaha 7, ukorera umushahara. Ese ayo masaha 7 ko umunsi ugizwe n'amasaha 28, amasaha 17 yandi asigaye uyakoramo iki? Nibyo koko ushobora gutaha unaniwe ukagira ute, ariko niba umunsi ugizwe n'amasaha 28 ugakora amasaha 7 ku munsi cyangwa 8 ku munsi, andi masaha asigaye uyakoramo iki? Ni ikibazo ugomba kwibaza ukanisubiza, nanjye nkakibaza nkakisubiza. So niba rero amasaha yawe utayamagisimiza, ushobora gusubira inyuma, ntutere imbere, ukava naho wari uri. So ikintu cya 5 ni gushaka guhita uryoherwa ako kanya, immediate gratification. Iyo ushaka gutera imbere rero, ntabwo ukora utuntu dukeya ngo uhite ujya kwinjoyinga, ngo uhite ushaka nyine kuryoherwa uwo mwanya, kwishimisha vuba. Abantu benshi bakunda kwishimisha vuba mu dufaranga duke bafite, cyangwa se na menshi bari bafite, babonye ako kanya, ugashaka guhita wishimisha ugira ngo hari level yindi wagezeho kandi utarayigeraho. Niba ugira umuco wo guhita ushaka kwishimisha mu mafaranga make ukoreye cyangwa se ubonye, ibyo bintu bishobora gutuma usubira inyuma, utera intambwe isubira inyuma aho gutera intambwe ijya imbere. So ibyo ni ibintu rero nabyo bishobora kukubuza gutera imbere, gushaka kuryoherwa ako kanya cyangwa se kwishimisha vuba vuba mu mafaranga ubonye cyangwa se mu nyungu ukoreye. Ntabwo ari byiza rero
burya iyo ushaka gutera imbere ugira icyo bita delay gratification, not immediate gratification, kutishimisha ako kanya ahubwo ugakora ukazishimisha ejo. Icyo ni ikintu rero cya gatanu ugomba kugira ute kwirinda niba ushaka gutera imbere. Ikindi kintu cya gatandatu rero kibuza abantu kuba batera imbere ni ukutamenya ibyo bashaka n'ibyo bakeneye. Abantu ntibamenya gutandukanya need and want, ntibamenya gutandukanya ibyo bashaka n'ibyo bakeneye. Ariho abantu benshi dukorera amakosa, ugasanga aho kugira ngo ufokasinge kuri need, ku byo ukeneye, ufokasinze ku byo wifuza, want. Ugomba rero gufokasinga kuri need, ibyo ukeneye, aho kugira ngo ufokasinge kuri want, ku byo wifuza. Ibintu abantu baba bakeneye, ibintu ukeneye cyangwa se need, ni bya bindi ushobora kubura ubuzima bugahagarara. Harimo nk'inzu, harimo nk'imyenda, harimo nko kurya, harimo nko kwivuza, bya bindi nyine ushobora kubura ubuzima bugahagarara. Izo nizo need. Noneho rero bya bindi wifuza, want, bya bindi wifuza bishobora no guhora mu byifuzo gusa. So niba rero utaragira level ugeraho, shaka ukuntu ufokasinga ku byo ukeneye uyu munsi. Ukeneye inzu, ukeneye kurya, ukeneye kwishyura ishuri ry'abana cyangwa se ishuri ryawe, ukeneye kwivuza, ukeneye mituweli cyangwa se life insurance, ukeneye kwambara, nabwo ya myambaro si ngombwa ko uhita ujya muri ya yindi ihenze y'amamarike kandi nta kintu ufite. So menya rero gutandukanya want and need. Icyo ugomba gutindaho kwibandaho ni ukumenya ko ukeneye need kurusha want. Ibyifuzo by'abantu barabihorana, barinda bapfa bafite ibyifuzo. Rero ibande ku byo ukeneye, reka kwibanda ku byo wifuza. So icyo ni ikintu cya gatandatu. Ushobora kwifuza imodoka nziza, televiziyo nziza, ushobora kwifuza imyenda ya marike myiza, telefone ihenze nka iPhone zigezweho cyangwa n'izindi zihenze. Ibyo kubyifuza rero, niba ubyifuza ntubitandukanye n'ibyo ukeneye aka kanya, ugafata amafaranga wagakoresheje ibyo ukeneye, ahubwo ukayashyira mu byo wifuza. Burya uba usimbutse esikariye, kandi buri gihe iyo usimbutse esikariye cyangwa se iyo uyirenze ushobora kugwa. Ikintu cya karindwi rero ni kutagira sacrifice muri comfort zone. Hano bishatse kuvuga iki? Hari umuntu umwe wigeze yigisha ijambo ry'Imana, aravuga ngo mujye musenga Imana ibahe promotion, ibakuraho mwavukiye, ibashyire n'ahandi. Sinzi niba muri kumva ako kantu. Donc gukora sacrifice cyangwa se kwigomwa comfort zone cyangwa se ahantu wari umenyereye, ukaba wajya gushakira ubuzima ahandi, ni intambwe ishobora kugufasha gutera imbere. So niba rero udashobora kumva ko ibunyanaka hari imari, udashobora kujya gushaka amakuru ngo wumve ko niba uri mu ntara umenye yuko wenda i Kigali wahashakira ubuzima, niba uri i Kigali umenye ko mu ntara hari aho wahashakira ubuzima butandukanye n'ubw'i Kigali. So iyo comfort zone cyangwa se iyo miriye umenyereye, aho hantu umenyereye, ukabona udatera imbere kandi abandi batera imbere, ushobora kuhava ukajya mu yindi miriye. Niba uri mu mujyi ukabona umujyi ugukonsoma cyane, ushobora kuhava ukajya mu ntara ugatera imbere, ukazagaruka mu mujyi waramaze gutera imbere. So rero kugira sacrifice ya comfort zone ni kimwe mu ntambwe ishobora kugufasha gutera imbere. Iyo ugumye aho ngaho rero wamenyereye, aho wumva udashobora kuva, ni hahandi ushobora kuguma kuri level uriho, ntutera imbere ahubwo ugasubira inyuma. Ikintu
cya munani aricyo cya nyuma ni pride cyangwa se ubwibone. Kugira ubwibone. Ubwibone ni imungu mbi imunga ubukungu bw'abantu benshi, imunga imbaraga z'abantu benshi, imunga impano z'abantu benshi, imunga ibintu bitandukanye. Niba ugira ubwibone, ntabwo uzavuga ngo reka nkore business yo gucuruza amakara, ntabwo uzavuga ngo reka nkore business yo gucuruza inyanya, ntabwo uzavuga ngo reka nkore business yo kujya gukorera abantu amasuku, ntabwo uzavuga ngo reka nkore business yo gucuruza amavuta aya ngaya y'amasukano. Ubwibone ni ikintu kibi cyane. Rero niba ushaka gutera imbere, reka ibintu by'ubwibone, kuko ubwibone nta kintu buzakugezaho. Ntabwo ugomba kugira ute kwibona ngo wumve ko hari ikintu utakora kigenewe gukora runaka. Wumve ngo mfite masters degree muri business, cyangwa se mfite bachelors muri business, cyangwa se mfite kaminuza muri faculty runaka, ngo sinakora iki ngiki. Iki ni icyabize, iyi business ni yabize, iyi ni y'abatarize, iraciritse ndi sinayikora. Ukaguma wifashe mu mifuka kandi mu by'ukuri nta kintu uri kwinjiza. Reka ubwibone rero. Ubwibone ni ikintu gituma umuntu asubira inyuma, adatera imbere, no ku byo yaragezeho akaba yasubira inyuma. Soza iyi video rero ndashaka kuguha bonus. Nta muntu wateye imbere ugira jalousie cyangwa se ishyari. Iyo ushaka gutera imbere wirinda ishyari, ukirinda utugambo. Burya ishyari ni ikintu kibi cyane. Ishyari ntabwo ari ryiza. Gutinda mu bintu wibaza ku by'abandi, ugirira ishyari mugenzi wawe, ni ikintu kibi. Niba ushaka gutera imbere, ugomba kwirinda ishyari, ugomba gutakaza umwanya ushyira mu mashyari ugira. Fokasinga ku byo ukeneye. Ibyo bigutwara umwanya, amagambo y'abagore, amagambo y'abagabo, ibyo by'ubugambo no kugira ishyari byihorere niba ushaka gutera imbere. Ikindi cya kabiri, iyo ushaka gutera imbere cyangwa se ufokasinze ku biguteza imbere, abantu bazakwanga. Iyo ni bonus ya kabiri. Abantu bazakwanga gute? Niba uhagaritse kugendera mu kigare, uhagaritse ibintu byo gusohoka buri munsi, bamwe mwahuraga buri munsi mu tubari no mu myidagaduro, abantu bazakwanga. Niba ugiye gukora business, abantu mwagenderaga mu kigare kimwe batiyumvamo, bazakwanga. Ariko niba ushaka gutera imbere, wikwita kuko abantu bazakwanga kubera ugiye gukora. Ita ku byo wowe ugiye gukora, wite no ku ntego zawe z'ubuzima bwawe, wite kuri ejo hawe hazaza. Iyo ari bonus rero nari nguhaye. Wakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Ibiganiro byo kuri Bivia Empire nakagaruka. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa Jean Marie Vianney. Iyi ni Bivia Empire. Niba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe, ejo tuzashyiraho ikindi kiganiro. Duhure muri video itaha. Ciao ciao.